Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ati se biremeye gushaka mushiki wawe kwa so wanyu cyangwa mushiki wawe kwa nyoko wanyu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ubuislamu bwagennye amasano bugaragaza ibiri hafi cyane n'ibiri kureho gatoya, bwerekana ibyemerewe gushakwamo no kubakamo ingo n'ibitemewe. Hanyuma kandi Ubuislamu bunashishikariza ibyiza kurushaho byubaka umuryango kandi bikanawagura kurusha ibindi, ari byo kwegeranya amasano mu miryango. Ariko iyo umuntu akeneye amaboko yo hanze no guhuza imiryango itandukanye, ibi ngibi nabyo biba ari byiza, by'umwihariko iyo hari izindi mbaraga byongera mu buzima bw'umuntu cyangwa se mu muryango. Ahangaha kubijyanye na mushiki wawe kwa so wanyu cyangwa kwa nyoko wanyu, abangaba bari mu bo Ubuislamu bwemeye kurongora. Abangaba ababyara Ubuislamu bwabashyize mu bo byemerewe kurongora, kubera ko abangaba bari isano riri kure ridahuye n'amaraso 100% cyangwa se ngo ribe ryagira ingaruka ku maraso. Kandi Ubuislamu bubyemera bwifashishije Qur'ani ntagatifu, aho nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani avuga ati ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, atewe ntumwa mukuri twakuziruriye abadamu cyangwa se abafasha bose wahaye inkwano zabo, abo intumwa y'Imana yakwaga abo bose bari bayiziruriye. Bityo n'Umuislamu nawe yemerewe abadamu yakoye bari kuri wa mubare wa 4 kumanura. Hanyuma nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati ma malakat yaminuk, n'ababandi babajakazi bose bari mu maboko yawe nabo urabemerewe, nkuko n'Umuislamu wese arabemerewe. Mimma afa Allahu alayka, muri babandi bose wazaniwe na Allah subhanahu wa ta'ala, wabo bakuye mu minyago cyangwa se ubaguze n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma nyagasani aravuga ngo wa banati ammika, hamwe n'abakobwa ba so wanyu, no kuvuga ngo ni bashiki bawe bo kwa so wanyu nabo urabemerewe. Wa banati ammatika, hanyuma nanone wemerere nanone abakobwa ba nyogosenge nabo baraziruye kuri weho. Wa banati khalika, nanone kandi n'abakobwa ba nyokorume abo ngabo nabo urabemerewe. Wa banati khalatika, hanyuma nanone wemerewe nanone kandi n'abakobwa ba nyoko wanyu. Bityo abo bose bari muri babandi bo Ubuislamu bwazuriye muri Islam byemerewe gushaka. Kuba igihugu cyangwa se umuco runaka wabigira umuziro nk'umuco w'u Rwanda, ibyo ngibyo ntago bivanaho ku Ubuislamu bwabiziruye. Nubikoze nta cyaha aba afite, kandi nubikoze nawe abagaragaje na kimwe muri sunna cyangwa se kimwe mu kugaragaza ukuri kw'Imana yagaragaje no gutinyura abantu, kuko umuziro no w'Imana gusa. Hanyuma iyo ibindi byose binyuranye n'umuziro w'Imana, umuntu ahangaha arareba. Iyo bigendanye n'amategeko cyangwa se hari icyo bibungabunga no kugaragaza ukuri k'Ubuislamu, ibyo ngibyo ni byiza ko bikorwa. Naho iyo ntacyo byongera ntagiye n'icyo bigabanya muri ya miziro y'imico, icyo gihe n'Umuislamu nawe arabyirinda. Umuziro w'umuco uhabwa agaciro iyo ntacyo wongerera ku muntu, nta n'icyo umugabanyiriza. Ibyo ngibyo Umuislamu arabyirinda kuko n'ubundi nta n'icyo bimaze. Naho iyo bifite icyo byubaka cyangwa se bimwongerera cyangwa se hari icyo ari buze kwigisha abinyujijemo, icyo gihe kubikora biba ari sunna, kubera ko nukubyutsa umuhango mwiza w'idini uba wararyamishijwe. Nahangaha nongera no kuvuga ko no mu by'Ubuislamu bwashishikarije kurushaho nuko umuntu ajya gushaka kuri base wabo no kwa banyirasenge, kubera ko nibyo bikomeza kubaka umuryango no kuwukomeza kurushaho, no kurinda amakimbirane y'imbere mu muryango kugira ngo ataza gusohoka akajya hanze. Ni nk'uko nguko nanone kwa banyirarume no kwa nyina wabo byose biba bikiri mu muryango, n'ikibazo kivutsemo kugikemura biba byoroshye, nta nubwo kandi umuryango wandagara iyo hagize ikibazo kibaho, byaba ari umuryango nyirizina nk'amabanga y'umuryango, byaba ari nanone n'ukwaguka k'umuryango nk'abana bakomotse muri rwa rugo, by'umwihariko mu gihe nk'iki ngiki aho amatara kabaye menshi no gusenya ingo byabaye byinshi cyane. Ahangaha iyo ari umuryango wari uri mu muryango, n'ubundi babana ntibandagara, kubera ko baba bakiri muri wa muryango buri wari wese aba ari buze kubitaho, bitandukanye n'iyo ari uw'ahandi. Ahangaha hari igihe abana bashobora gutereranwa kubera ko ari amaraso y'ahandi, bavuga bati ni amaraso sa yacu, cyangwa se ngo bavuga bati yimenye n'ibindi nk'ibyo. Nanone kandi byongera no gukomeza kubaka ubumwe n'umubano w'umuryango, dore ko ubu ngubu imiryango myinshi isigaye yaracitse, aho ushobora gusanga n'umuntu
rimwe na rimwe umwana ataziranye na base wabo, ugasanga ataziranye na ba nyirarume, ugasanga ataziranye na ba nyina wabo, ugasanga ataziranye na ba nyirasenge. Ariko haramutse hariho ubu buryo Ubuislamu bwahuzagamo imiryango, byatuma wa muryango wongera ukamenyana kandi ukongera ugahura kenshi, kubera ko ufite byinshi biwuhuza. Wallahu ta'ala a'lam.